nawe mukuru wanjye uzubaha umugabo uzamugaburire kugira ngo abashe kuguhahira. Mukuru wacu igendere, uzibuke ko twabanye neza, aho ugiye uzahirwe muvandimwe, Imana izakubarikire. Babyeyi beza maragahorane n'Imana, mukuru wanjye yabantumyeho ngo yakagumanye namwe, ariko kuko muzi ko atabatenguha yemeye ko mutaramira, mwicare mushire inyota, ni igihembo cy'abareze neza. Kuko atabonye ko abashimira yabantumyeho ngo mbasange mu gitaramo ngo nisanzure, nirinde gusanza ibyo nsanze. Babyeyi beza mwarakoze kumbyara, mwabaye ndahemuka, imvura ntimwayumva ku bwanjye, imbeho irabica kugira ngo mbeho, inkoko yabikaga mwabyutse ngo muharanire ishema ryanjye, mawe nawe dawe basize nari nyibakeneye, ariko babyeyi beza reka ngende musigare munsabira umugisha. Namwe kandi Imana ibahe umugisha. Mwarakoze mama papa, murabeho, nzagaruka nje kubashimira ababyeyi beza. Jean Paul nawe nubwo ndi muto sindi gito, umva impanuro nguhaye. Uzamukunde, uzamuteteshe, uzamurinde kwigunga, uzamubere ibyishimo, Imana izabigufashemo. Nawe mukuru wanjye uzubaha umugabo uzamugaburire kugira ngo abashe kuguhahira. Kandi Imana mu rugo rwanyu izabe nyambere. Mukuru wanjye Florence, icara ugubwe neza, mbonereho kugusezera. Urabeho gususa igihe agahinda, amarira ni yose, ubuse n'inzu uzajya unyitaho. Maze nugerayo uzakura uruhushya ugaruke kundeba, kandi nutinda nziyizira. Mukuru wanjye usangira uwo ukunda, wirira tuzagusura. Utagonga yari umusizi utari umusazi, usiga basiganuza ari we irizaganza neza.